Mu ijambo rye yatangije ageza ku mitwe yombi ya Kongere, Perezida Donald Trump yatangiye agira ati mu byumweru bitandatu bishize nari mpagaze hano muri iyi ngoro y'inteko ishinga amategeko maze ntangaza ko igihe cyo kongera kubaho kwa Amerika gitangiye. Kuva icyo gihe nta kindi cyakozwe uretse guhita dufata ingamba zitajenjetse kugira ngo twinjire mu gihe gikomeye kandi cy'ibyishimo kurusha ibindi bihe byose mu mateka y'igihugu cyacu. Perezida Trump yakomeje avuga ko muri iyi minsi 43 ishize hamaze gukorwa byinshi kurusha iby'inzego nyinshi z'ubutegetsi zakoze mu myaka 4 cyangwa 8, maze avuga ko ubu aribwo bagitangira gukora. Byari biteganijwe ko mu cyumba avugiramo haza kuba hari abantu bari hagati ya 200 na 300.